Bakunzi ba YouTube channel yacu mbanje kubashimira ubwitange mukomeje kugenda mutugaragariza. Inkuru y'uyu munsi ni ukuntu natikuwe na papa wanje maze ibintu bikanryohera kurusha abandi banikuye. Ubwo ari mu 1988 nibwo papa wanje yashakanye na mama wanje. Njyewe nitwa Kamire, mama wanje yitwa Diane. Ubwo papa wanje yaje gushakana na mama wanje hashize umwaka umwe barambyara. Amaze kumbyara rero nyuma yaho papa wanje yari umujama, yaje gukomeza kugenda yikundana n'abandi bagore ku ruhande, aribwo yaje gushwana na mama wanje. Amaze gushwana na mama wanje aza kudusiga, adusiga mu nzu ntacyo kurya dufite nta n'iki. Icyo gihe twaje gukura amaboko mu mufuka turahinga, ariko ku bw'amahirwe make ntibyaduhira. Papa wanje yaje kwizira i Kigali, dore ko twahoze dutuye i Gitarama mu gace ka Rugendabari. Ariko ubwo yaje i Kigali yaje guhita yizanira ikizubazuba cy'umugore gifite amabuno rwose giteye neza, dore ko mama wanje yihingiraga nyine ibyo by'amatayi ntabyo yagiraga. Ariko naje kubwira mama nti reka dukore natwe bizaza. Ariko aho ngaho nkaba nzi neza yuko iyo umukobwa yajyamanaga n'umugabo, umukobwa yishyurwaga amafaranga menshi. Ariko gusa ntabwo byaje kungendekera neza, byaje kwanga. Aribwo naje guhita nshaka uko nabona amafaranga bitewe n'uko ubukene bwari bumaze gutwataka. Twaje guhinga ibishyimbo birarumba, duhinga ibijumba birabora, duhinga imyumbati yanga kwera iragenda irarumba. Ariko ubwo ngubwo naje kwigira inama yo kugira ngo ntunge mama wanje, ariko naje gutangira umwuga wo kwicuruza. Naje kwicuruza mu cyaro rero mbona bitavamo, aribwo nanjye naje guhita nza i Kigali. Naje guhita nza i Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Ariko ubwo ngubwo umwaka w'ibihumbi 2010 nari inkumi imeze neza cyane ndetse kandi iri gukuramo. Murumva imyaka nari mfite, ahubwo nari mfite imyaka 19, hafi 19, hafi 20. Ariko natangiye kwicuruza mfite imyaka 15 bitewe n'uko mama yarabayeho nabi. Umugabo twahuye bwa mbere mu cyaro nicyo kintu kimbabaza. Umugabo yansugiye ku irindazi rya Desa, aribwo ndetse bwa mbere nari mpuye n'umugabo birambabaza cyane, ari nabwo ndetse numvaga ari ibintu bidasanzwe. Icyo gihe ndetse byaramugoye cyane, twararwanye ivumbi riratumuka, ari nabwo ndetse kandi icyo gihe nashatse kumurega biranga, mbona ko bitari bukunde, dore ko yansumbyaga imyaka 3. Ariko nyuma akimara kunsugura yaje kumpa inoti ya 2. Amaye inoti ya 2 naje kubona ko ka kazi karimo amafaranga. Naje kuyashyira mama aguramo umuceri ndetse agura n'ibishyimbo, dore ko icyo gihe n'ubundi amafaranga yari afite agaciro. Icyo gihe rero hari mu mwaka wa 2005, hagati ya 2005 na 2004. Ariko icyo gihe mama yaje kumbaza aho nayakuye, mubwira yuko nayatoraguye, kuko icyo gihe ababyeyi ba mama barindaga abana babo kubi cyane b'abakobwa. Ariko nanjye nkaba nari mfite urukundo rwo kwikundira abagabo, bitewe n'uko numvaga ndi mu myaka y'ubukuri, ndi muri adolescence. Aho ngaho rero nibwo ndetse byaje kuva aho ngaho mpita nizira i Kigali. Ubwo nari maze gutangira kwatakwa n'abagabo, naje guhura n'undi mugabo umwe andongoye igihumbi. Umugabo ndetse ansaba ko yangira umugore, ndamwangira kuko nari mfite imyaka mike cyane, nari mfite imyaka 16. Ariko nanone kandi ubu iyo nza kuba naremeye nari kuba mfite amahirwe menshi cyane. Aribwo ndetse papa wanje yaje kubana n'ihabara mu mujyi wa Kigali, ndetse riza kumusahura riramwiba rimusiga ari intere. Yaje kumwiba andi mabandi aramumutwara, yari afite amafaranga menshi ndetse asigara aririra kurwara nk'iki. Ariko papa wanje ntabwo nari nzi agace aherereyemo. Nibwo nanjye naje kujya kwicuruza ahitwa Cadillac KBC, murahabona.
aho rero naje kwicuruzayo dore ko nari akayobe, naje kujya nkurura abagabo benshi cyane, ari nabwo ndetse indaya imwe yashatse kunyotsa izuru. Hagati aho ngaho naje gukizwa na mugenzi wanjye wari wimenyereye, bitewe n'ubwo twari dupfuye umusore w'ibogari wayihaga amafaranga menshi. Mu gihembwe bwa mbere bari banyishyuye ibihumbi 10, nkumva ari amafaranga y'umurengera, ariko iyo ndaya yo bayishyuraga ibihumbi 50. Hagati aho kubera nari keza cyane rero naje kubayobora, naje kugenda nkorera amafaranga menshi mu buryo kandi butandukanye. Aho naje kujya nibuka umukecuru wanjye nkamwoherereza amafaranga, ndetse umukecuru wanjye aragenda aratunganirwa, ndetse na rya buno riraza rimwe atari afite. Hagati aho naje kuba indaya nziza cyane rwose, ndaza ndakundwa. Ubwo niko gihe rero muri Cadillac rero twanywaga tugasinda tukabyina buri kimwe cyose, indirimbo zose tukazibyina neza kandi nta kibazo. Reka rimwe nzaze guhura umusaza wandiye ituru, na n'ubu ntajya nibagirwa. Ni umusaza wandiye ituru maze anyumiraho. Uwo musaza yaje kungumaho yanga kumvaho, amera nka supaguru, dore ko nari ndyoshye bikomeye cyane. Uwo musaza namusabye yuko yanyongera andi mafaranga kugira ngo dukomezanye. Umusaza yakoze mu mufuka ntabyo kureba, ahita anyurera amafaranga afite. Naje kubarira hamwe cyane, nicyo gihe nakoreye amafaranga menshi afatika, nsanga ni ibihumbi 100. Aribwo umusaza naje kuvuga nti abasaza burya ni abagentleman, abasaza ni beza. Umusaza rero ntabwo yakoraga cyane, yakoraga gake ashoboye, ariko nanone kandi yari umusaza usa nkaho azi ibintu koko, dore ko nawe yambereyeho supaguru. Ariko gusa byaje kurangira nyuma y'amasaha 2, ari nabwo ndetse umusaza yansezeye, ansaba ko nazamusura mu rugo. Naje kubyanga kubera ko numvaga ko ashobora kumperana kandi ari umusaza usumba papa. Ariko hagati aha ngaha ubwo naje gukomeza urundi rugendo, umusaza tugikomezanya tukitandukana. Aho naje gukomeza urundi rugendo, mpura n'undi mugabo, aribwo ndetse uwo mugabo we yanyishyuye ibihumbi 10. Ariko uwo mugabo yarandongoye 90 irashira, ariko dore ko we amafaranga yanyishyuye yaje kuba ay'ubuntu. Uti gute? Uwo mugabo yaje n'ifemba ryinshi cyane, hashize iminota 3 bihita birangira, ahita anisinzirira. Ahari nabwo nakomeje rero, ubwo icyo gihe naje kumusiga muri lodge ndikomereza, bitewe n'uko ibyanjye nari nabibonye. Ariko nanone kandi uwo mukecuru wanjye nagiye mwereza amafaranga menshi, yaje kungurira inka y'ikimasa, yaje kutuzamura, ndetse bituma n'urutoki rwacu rukura neza. Uti naje kurongorwa gute na papa wanjye? Papa wanjye yaje kuza aho KBC, aje kureba indaya nziza ihenze. Mu kuza kureba indaya nziza ihenze ntabwo yaje kumenya, kuko yadusize turi bato cyane kandi akumva ko ntakuze. Yaje kungura bisanzwe, arangura. Aribwo ndetse kandi twaje kujya mu cyumba aho biyakirira, ubwo dukora ibyo dukora. Umusaza numva ni umugentleman, numva umusaza ni wa wundi ukomeye cyane, dore ko ari abasaza baba barateruye. Umusaza yaranikuye 90 irashira, aranikura aribwo yamazeho isaha 1 n'igice. Hashize umwanya aza kumbaza ati witwa nde? Yambaye izina ryanjye, mubwira ko nitwa Kampire. Arangije ati ariko ujya gusa n'umukobwa wanjye, atazibye ko umukobwa wanjye we aba mu cyaro. Umusaza yaje kugenda ampindukiza, nibwo yaje kubona inkovu nari mfite ku itako. Iyo nkovu narayivukanye, sinari mbizi ko nayivukanye, aribwo yaje guhita bigira ibanga. Hanyuma yaje kunyaka nimero, hashize iminsi igera muri 4, arambwira ati wa gicucu we, wankoresheje amakosa, ati weho nta soni, ati wowe duhurire muri lodge. Ese ako kazi wagatangiye ryari? Yaranutsanuka kuri mama, ndetse ambwira yuko ntacyo nzigezaho. Nyuma naje kumubwira nti papa, ibyabaye byarabaye, atese ahubwo ubundi wanyumvishe ute? Atese ubundi wumvishe ko umugabo uzanshaka azaba ayibeshye? Ati njye ndi mwiza, ati ndabizi neza ko ibintu byose mbyujuje. Yarambwira ati si ibyo mvuze wanjijiwe, ati ahubwo taha usubire mu ntara. Narambwira ati uba dusiganye inzara, naje gukorera amafaranga.
nuko umusaza aramubwira ati mwana wanjye uzirinde kandi uzabigire ibanga ntuzabibwire mama wawe ati kuko byaba ari bibi cyane.